ati iyo urubyiruko kenshi rwumvise rumva ko kuba intwari cyangwa se gushyirwa muri ibyo byiciro by'ubutwari ari uko wameneye igihugu amaraso, bakumva nabi igisobanuro cy'ubutwari. Yego, abenshi muri bo n'ubu ngubu ngira ngo mu badukurikiye nuko babyumva, kwitangira igihugu, kwitangira abandi aho rukomeye, akumva ko ari muri uwo mujyo agomba kubitwaramo. Ngira ngo hari uburyo bwinshi haba mu gufatanya n'abandi mu iterambere, ngira ngo nabyo cyane. Nagira ngo use nkaho uhuza isano iri hagati y'uburyo bw'ukuntu umuntu yakitangira igihugu atari uko akimeneye amaraso akoresheje ubundi buryo. Yego, ibyo turabyigisha kandi tukanabibona mu minsi ya kera cyane, mu kinyejana cya 18, mu kinyejana cya 17, ndetse niko byari bimeze haba mu Rwanda haba no kwisi hose. Ibintu byo bya expansion, gufata kwagura ibihugu, kwagura ibyo ndetse kugera naho bagiraga mampire ibihugu n'ibindi bihugu. Umuntu akaba babandi twitaga bamenya cyangwa se abo twigataga bampereri, bafataga ibihugu agafata n'ikindi akagenda yomeka kuke. No mu Rwanda niko byari bimeze, no muri Afrika niko byari bimeze. Abanyarwanda rero nabo bareberaga intwari muri ibyo byiciro by'abantu nyine ubintwari ku rugamba rwo gufata ibindi bihugu. Akenshi naho ngaho, haba ari mu Rwanda haba ari muri Afrika haba ndetse no kwisi hose, niko babibonaga. Ariko abo ngabo natwe mu Rwanda murazi ko habaga impeta zishimwe nanone kuri urwo rugamba, umudende, imotore no gucana uruti. Ibyo ni amateka azwi. Ariko uko byagiye bisobanuka biza mu iterambere, byagiye bigaragara ko babandi bafite akamaro, nibyo koko, ariko nabandi bafasha abaturage, bafasha abanyagihugu gutera imbere, kugira imyumvire runaka, kugira ibintu babazanira. Nk'abantu bagiye bahimba uburyo bwo kugenda, tuvuga bahimbye imodoka, tuvuze icyo. Abahimbye buno buryo dukoresha bwo gutumatumanaho bwa telefone cyangwa se na hano tureberwa n'ibindi byose. Abo bantu byagiye bigaragara ko nabo bagize uruhare mu kuvugurura imibereho y'abantu no mu gihugu rero cyacu, ndetse atari natwe gusa, n'abandi bajya barabivuga mu nzego zitandukanye. Ntabwo igihugu kiri mu ntambara gusa aribwo gikenera intwari, oya, ahubwo n'igihugu gikenera intwari no mu bundi buzima busanzwe, kudufasha gutera imbere, kugira imibereho myiza, kugira ubuzima bwiza, kwirinda indwara. Ibyo byose bigaragaramo gahunda zacu zadufasha gutera imbere z'ubutwari. Uburyo ubutwari nyine ni ukuvana abantu ahantu hamwe ukagira ahandi bajyana, bagenda bagira imibereho myiza kandi bigaragara ko bafashije. Ibyo nibyo butwari. Ndetse ibyaza ari bibi, nk'ubwo nirwo rugero twatangaga mu kanya, ibyaza ari bibi muri sosiyete yanyu murimo, atari ngombwa ngo murarwanye, atari ngombwa ngo mufashe umuheto n'icumu, ahubwo ari no guhangana mu bitekerezo. Dufite abantu dufite b'intwari mu bo twavuze, bagiye bagaragara ku rugamba rw'ibitekerezo, bagahangana n'ikibi kandi bakagitsinda, bakageraho ubu ngubu uyu munsi tugeze. Ibyo rero urubyiruko narwo rukwiye kubishishikarira, rugahanga buri kintu cyose cyafasha abanyarwanda gutera imbere, cyafasha urubyiruko rwacu uyu munsi n'ejo hazaza gutera imbere. Icyo kizavamo igikorwa cy'ubutwari. Iyo umuntu nyine akiyemeje agahozaho, ndetse ntagamburuzwe, ahubwo agashaka ko icyo gikorwa cye gitera imbere, bizavamo ibikorwa by'ubutwari byinshi. Yego, tukiri ku rubyiruko, ngira ngo urubyiruko rwo runafite n'umukoro ukomeye cyane ko muri ino minsi ubona ko yari intambara ishobora kuba yarwanwa hakoreshejwe imbunda cyangwa se n'ibindi bikoresho, ubu yimukiye ku mbuga nkoranyambaga. Mubona rero urubyiruko by'umwihariko rw'abanyarwanda, cyane ko tukiri igihugu kiri kwiyubaka, nubwo tufite aho tugeze ariko dufite n'ahandi tugomba kugera. Urubyiruko noneho rufite izihe nshingano, rufite uwe mukoro kugira ngo rubungabunge bya bindi intwari ubu twizihiza, tugiye no kwizihiza ku munsi minsi iri imbere, bizasigasirwe? Ni ukuvuga ngo nibyo koko
urubyiruko rufite umukoro ukomeye kandi koko ubu ibitekerezo nk'uko twabivugaga biratangwa mu buryo butandukanye ariko bunyuranye n'ubwatangwagamo ibitekerezo mu minsi yashize. Ubu ngubu haje ikoranabuhanga ryihutisha ubumenyi rinihutisha ubutumwa, ariko nanone rinihutisha nanone bwa bumenyi mu buryo bwinshi, bwaba ari ubwo buri ku ruhande rubi ariko bwaba ari no ku ruhande rwiza. Umuntu uri hano ashobora kugira ubumenyi akuye mu bindi bihugu mu buryo bworoshye, akuye ahandi hose mu buryo bworoshye ibitarashobokaga mu gihe cya kera. Igihe cya kera wategereza ko bandika igitabo bakazagisohora mu myaka 2 ukazagisoma ugagira ibitekerezo, ariko uyu munsi ubumenyi bugezweho burashoboka kububona byose ukabisangayo ako kanya. Ahubwo ibyo rero bizafasha natwe urubyiruko nk'uko icyambere no kwiga iryo koranabuhanga, kugira umuhate wo kwiga iryo koranabuhanga. Kandi koko urubyiruko ndabona ko rufite amahirwe menshi, kuko icyambere burimo koroshywa mu Rwanda mu gihugu cyacu, uburyo bwo kubona iryo koranabuhanga burimo kugenda bworoha ndetse ku buryo buzagera no ku bantu bose. Ubu ngubu murazi ko hariho intego igihugu cyihaye cyo kugira ngo abanyarwanda bose bagire smartphones aho bari hose, hariya mu midugudu, hariya mu turere twakure, bose bagire izo smartphone, bityo abana babo bazabone ubwo buryo bwo kubona iryo koranabuhanga hafi iwe yabo, mu rugo, ku ishuri n'ahandi hose agira iryo koranabuhanga. Ubwo rero icyambere turashishikariza urubyiruko kwiga iryo koranabuhanga muri iryo sakaza bumenyi, internet n'ibikoresho bigendana nabyo. Icya kabiri noneho gutanga ibitekerezo kandi bifatika, nabwo n'ubukure bwo kumenya gutanga igitekerezo kandi gisasiye, cyumvikana, gifite ibimenyetso, gifatika. Ibyo nabyo urubyiruko rukabyiga. Ikindi nanone cya gatatu nyine nibyo navugaga mu mashuri, mu rugo ndetse nyine kuko nari ndimo mvuga ko smartphone igiye kugera mu mwaka umwe, imyaka 2 smartphone izaba iri mu rugo. Wa munyeshuri nanone afite computer atahana mu rugo. Ibyo rero bizatuma irya koranabuhanga arimenya rikabirye rikaba atari ikintu cy'ikinyamahanga, ikintu gisaba ibintu byinshi byo kujya ku gasantere cyangwa byo kujya ku ishuri cyangwa byo kujya kuri paruwasi, hoya ahubwo ni ibintu biri iwabo mu rugo, ku mudugudu, hafi aho ngaho. Ibyo rero ubwo urumva azagira ubushobozi bwo kubyiga, bwo kubimenya. Noneho rero icya kabiri navugaga, amenye no gutanga none igitekerezo. So ukuvuga ngo ndabizi gusa ndabyiga ngo none nanjye mpfuye gufata ntanze ibitekerezo byari byo, hoya ahubwo icyo gihe uba witanze iyo utanga igitekerezo kidafite ishingiro. Ariko iyo utanga igitekerezo gifite ishingiro kigaragazwa n'ibikorwa, hari umuntu nigeze kumva komanta mu minsi ishize avuga ati niyo utanabeshya ukavuga ibyiza by'igihugu, utabeshye, utagizemo n'amakabya nkuru, udashyizemo n'amarangamutima, ukavuga ibihari ufitiye ibimenyetso, byonyine byakonvenka abantu benshi, byakonvenka abantu bose. Noneho rero rwa rubyiruko icyo nari ngiye kuvuga kirimo noneho ubutwari, kwa kwitanga no kutagira ubwoba. Hari urubyiruko runabishoboye rwiga kaminuza, kuko umuntu wiga kaminuza ntabwo yavuga ngo ntabwo ashoboye kwandika kuri internet, ntashoboye gutanga igitekerezo gifite ishingiro, ariko noneho akavuga ati oya ntiteranye, agatinya, akagira ubwoba bwo kuvuga ati nyamara wa muntu wewe icyo wanditse uvuga ntabwo ari cyo kuri ubu buryo, si cyo ku buryo bumwe, si cyo ku buryo bwa kabiri, si cyo ku buryo bwa gatatu, agatanga na bya bimenyetso twavugaga, si musiga bifatika, we yibereyeho kuri, kuko akenshi usanga n'abatanga ibitekerezo bimeze gutyo kuri ku mbuga nkoranyambaga usanga atari n'abantu bari hano, n'abantu batazi uko mu Birunga hameze n'uko mu Ruhengeri hameze cyangwa se Inyamagabe na Shiri hameze. Oya, n'abantu bavuga bati muri Shiri nta muhanda uhari kandi deje uyu munsi hari kaburimbo ihagera. Ariko rero wa mwana uriyo navuga ati mpagaze kuri kaburimbo ku kigo cy'amashuri kiniki nigaho, nta muntu uzamuhakanya kuko azaba avuze ibintu bifatika binagaragara. Ubwo rero urubyiruko turimo turashishikariza narwo. Muvuze icyo kintu cyoko hari bimwe mu bikorwa n'urubyiruko cyangwa se na bamwe mu bantu batandukanye bishobora kugaragaza ko bari gushyira mu bwitange. Ubu hari abantu bagiye batandukanye bari mu bice bitandukanye by'igihugu bashobora gufasha zimwe mu nzego za leta, haba mu kugaragaza ahantu ibintu bitagenda,
ariko ugasanga barabizize ariko azi ko ari gukora igikorwa cyagiriye igihugu akamaro. Abayobozi babyumva nabi batsikamira wa muntu ngo atagumya kugaragaza ibitekerezo bye, ni imyumvire yabo ibitara cyangwa se baba bashaka gutsikamira wa muntu kugira ngo ibi murimo ye kubigaragaza ibitekerezo bye bye gusohoka. Ubundi jewe mbivuze ku nanjye nk'umunyarwanda nk'uko mbyumva ku giti cyanjye, numva ko umurongo w'igihugu urazwi, namwe muri abanyamakuru umurongo w'igihugu murawuzi. Kora neza inyungu y'umuturage, umuturage ku isonga, iryo ni ihame twese tuzi. Ihame ryo gutanga serivisi byihuse, ryo kutabangamira umuturage, ryo kutuma ahubwo weho nimbura umuyobozi wa muturage atera imbere, niko kazi rwose. N'imbwirwaruhame nyinshi z'abayobozi ni icyo ngicyo. Umuyobozi afite inshingano zo guteza imbere umuturage ayobora, niko kazi, nicyo ahemberwa. Si no kuvuga ngo umuturage bimusabe cyangwa bimwigingire, oya, ni inshingano ze. Wa muturage rero nimba abonye hari kitagenda neza wa muyobozi arimo akora, arimo aramusiragiza, ni urugero, arimo aramusiragiza, ejo uzagaruke kureba icyangombwa, ejo bundi uzagaruke ndi mu nama nagiye aha, ibyo urazi ko ari imikorere itemewe bundi. Noneho rero iyo ugiye kubigaragaza urumva urimo uramurega wa muntu, wa muyobozi wundi urimo uramurega, kandi abenshi turabizi bagiye babihanirwa. Namwe muri abanyamakuru mufite ingero nyinshi, nanjye ndi hano natanga ingero zirenga 50 umuntu wakoze ibyo bintu ariko akabihanira. Ni ukuvuga si umurongo w'igihugu, iyo ni imikorere y'abanyarwanda. Ariko noneho ngiye icyo nari ndimo mvuga cyanjye ku giti cyanjye, nuko abanyarwanda ni twebwe. Kera hari diocese nabagamo, umupadiri akora ikosa, akoze ikosa, musenyeri baza kuribwira musenyeri, bati padiri yakoze ikosa riniri, babimubwiye nawe musenyeri ntavuze izina ariko aravuga ati none se ko ari abana banyu, ari bo padiri nyine, abapadiri n'abana banyu, none se nyine abana banyu nimba ari we mwana mwaduhaye, ari umunyamakosa, ari umuntu utararezwe mu muryango, nyine niwe padiri n'ubundi ni uwanyu. Nuwo nyine ibyo akora nibyo mwamutoje iwanyu mu muryango. Nshatse kuvuga iki, ni ya approche personnelle navugaga. Wa muyobozi ni twebwe n'ubundi avukamo, ya mikorere n'ubundi nibyo. Hari kampanye nyinshi ziba mu gihugu, ariko abantu ntibazirebe ngo uburyo umuryango niho shingiro ry'ibintu byose. Wa muryango rero wareze wa mwana, akarinda yiga kaminuza, akarinda arangiza kwiga kaminuza, akarinda aza kubayobora, noneho nabajya bapfukirana, ntabwo bivuzwe ngo ni leta ya muto, ahubwo harimo na bwa burere nawe ubwe adafite. Noneho ikindi cya kabiri kiba kirimo ni bya bindi twahozemo kera. Ntago abantu barashaka guhinduka, baracyatekereza ko umuyobozi ari wa wundi wica agakiza, ari wa wundi uvuga ngo ndavuze ngo nimukora ibi. Oya, ahubwo umuyobozi uyu munsi, approche turimo na leta yacu uyu munsi ni approche ivuga ngo uri umuyobozi w'umukozi w'abaturage. Ni icyo ngicyo. Nabikora umuyobozi rero ubikoze agakora ibintu, noneho rero kubyemera nicyo ngira ngo hari siroga iriho muri no minsi, kwemera ko baguha serivisi mbi n'ubugwari. N'ubugwari ntabwo ari ubutwari. Tujye bari kwimakaza, nimba abanyarwanda barimo ubwo turimo turarema ibigwari, kandi noneho icyo turimo si ukurema ibigwari, ahubwo turimo turarema intwari. Intwari ni yanga cya kibi. Ikintu cya mbere cyitwa kugira umutima ukomeye kandi ukeye. Kugira umutima ukomeye kandi ukeye ni ukugira umutima ushishikarira icyiza, ukagaragaza ikibi kandi ugahangara kukirwanya nubwo wabuze ingaruka. Niyo ndangagaciro ya mbere iranga intwari. Umutima ukomeye. Ukanga ikibi ndetse ugahangara kukirwanya nubwo wabuze ingaruka byakugiraho.